myenda yitwaye ntabwo abonaga ko ari mu kazi ari gufura akaye kazi ntabwo sinamuhaye akazi ntabwo yari ari kudufurira tubize umuntu yinjira nawe sohoka ntitukavuga uhagaze aha ngaha ide yamusozi uzi n'izina rye ntarimenya se wakoresha agira izina so gira uvuye kandi wamuka sibyo se aratuka ubu nguru kumva rero bizi ukuntu yayimushije igipangu cy'amyenda arata subira gufurira amyenda sohoka ibyo sohoka dutubuze ndavuga ngo uri kumusohora wamwinjije hano nasohoke umuntu utumesera iyo umurindira akazaza wazana none se mpamvu hano nari nkeneye imyenda ntabwo ari gufura bigutwaye aha kuki imyenda yanjye yayitubije ngende rero kunimeza ngo yasubiza ahubwo ko yayandije kurushaho wajya ucisha make ku mwawe sibyo wajya ucisha make dore uko ari wifashe ku munwa wabandi ari kukumukira ubu ngubu ari kumuka kandi wowe ntacyo utazaza narabikubwiye ntuzongere kumura aho batumbabarira ucisha make pe induru zose ntabwo ujya ngo wamwihoreye uravuze ngo sohoke abakubwiye guhagarara rata asubira gufura ndetse asubira amwinjije asubira wambabariye koko sohoka we sohoka oya dive ijya gufura rata genda windangiriza iriya myenda shani wajya ucisha make ndi umusazi iki se ubu uriya muntu ejo muhuriye ahandi hantu ugasanga ukeneye ubufasha bwiwe byagenda urabona mutaniye wajya ureka gusuzugura abantu nyine urabona mutaniye mwese kumbara na genda byemera ntacyo nta hantu dutaniye ariko ujya wubaha abantu ubundi sibyo ntugasuzugure umuntu wese ntukabone warasubijwe reka mugire ngo nawe uri kunuka waratugiye byagenze gute nabyutse mu gatondo njya guhiga nk'abandi ariko ntazi ibibazo ndi buhure nabyo nibwo naje kunyura ku mwana w'umukobwa amenaho amazi birangira ambwiye ko nakwinjira kugira agapira kabe karuma ariko hagati aho byarangiye twabaye inshuti tuba inshuti magara
Mana n'ibintu bishika byashira mu mwanya nk'aho twanyura naho umukurangira ni accident y'umusanzu. None se twareba abantu bagiye kwicara wakegeye hano ko nta kibazo. Oya sinakwemera kwegera n'ibibazo urumva ukwegera umuntu mutamenyeranye mutaziranye nta kintu bitwaye ariko kandi ari byo bikwiye kubibwira. Oya reka dusige intera tuganire nyine ariko nawe rwose none se nta n'ipantaro ugira ko muramubona muri iyi pantaro n'iyi ngiyi yampaye umuntu gusa yambwiye nyinshi muri nza gushira mu zamusubiza mu telefone anumerinde ese ko utamuhamagaye kandi mbona yarashize n'ubundi arashire ashaka mezo iyindi giza amana irashaspereka ko mwaka ntiyambaye uko mana si gahunda ko bimeje ese wowe ubundi ubahehe ko nyine ubona uca hano ubahehe uba hafi jewe muri yasize sibita wongo ngo ibi byane by'abakire umuntu mugira mugodesha amazu meza nk'aya hapi ni ugutura aho bwije nkunda ushatse kuvuga ngo nta hantu ugira aho kuba aho bwije ugeze n'iburara urakararira n'irango nabyuka mu gatondo sugu naguzaguza muri ibi bizu nyine baba batarasohoza akagira nato asasa ikarito agakomeza aca mu ruzi kiyoka nasubiza agahinda bikomeye pe ubuse ese uwagucumbikira byaba ari ngombwa urumva ese urumva wakumva umuntu atagira harara aba hanze ufite ubwoba ushobora wenda kumufasha akaba yarara mu nzu nk'abandi ntubikore mu nzu imwe rimwe nawe oya iyo wumva hano dufite indi nzu ikodeshwa hari umupangu nakora ko ncumye ukaba nkakwaranja nk'ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri ukaba urimo wenda amezi abiri ashobora kujya gushira umaze kwisunganya umaze kugira ukomera siri wenda urumva rwumvikana kwemera wenda numva nawe yaba ari imana niyo kukureba ariko se wa mukobwa wumvikana ndabona uriya si uramwigurere ntabikemura ko ntabyemera afite ko ntabyemera anambajije n'amafaranga rega namuha yanjye namubwira ko wishyura ukanyishyurira ndamubwira ko nyishyura nyine mumwereka amafaranga yanjye namubwira ati aya nayo aba yishyuye ni ibintu byoroshye cyane rega ntabwo waba uri gufasha umuntu wabishatse biriya nta kibazo nimba uko bizagenda ntarebe kabisa wazana amatanga y'inzu oya kandi iri kwano nta nyine ni hano ku rupangu ni hano ahubwo ntayo y'inzu niyo wewe iyi nzu murayenza imbogo nkaje ndakubwiye kuri imbogo ni ibintu bisanzwe ubwo uragenda uzana n'utudobo twawe biba ari n'utudobo inzu ifite igikoni muri salo si ibintu bisanzwe uba urimo ayo mezi nk'abiri cyangwa ukwezi kumwe tuzaba twabona ikindi gisubizo sibyo uvuze ngo ndazayibamo amezi angana nk'amezi abiri ndakeka bizaba byagiye ku murongo sibyo dore n'ubundi nta wundi muntu wari urimo ugenda uzanye utuntu twawe turiya tudobo n'uduki ubu hari akaba bigaje kari hano
Ano? Divin bite? Umeze neza? Mbona kugufatisha ari hatarira. Ntabwo wari uri kuyumva. None se hari ikibazo uje hano mu rugo tukaba tuganira. Nari natekereje ko ushobora kuba uri bodi kubera uri wenyine nyine kandi nanjye ndi jyenyine ndavuga ati kamuhamagare numve ko waza tukaba tuganira ntarebe. Oya ntawe uhari. Mva ngwino. Injira ntarebe. Injira. Namwe inkweto. Iyo ntarebe nta kibazo. Nta kibazo. Amahoro. Ni amahoro. Nagiye gufata n'ibitutsi kumamagara gusinzira. Reka nawe waraje urituriza siko utari wigeze unadusura n'umunsi wa rimwe. Birumvikana gusura wenda nagusura ariko nyine urumva nawe urabizi umuntu mubanye ko atari mwiza cyane. Uriya se buriya ntabwo yakuza pe sibyo. Ntabwo yakuza waza ukatubutsa nyine mukanamwika ko namvugisha nyine tukaganiraho gakeya nk'ibisanzwe. Ntabwo ubona ko nyine tuba ahantu hamwe. Tuba ahantu hamwe ariko nyine biba bigoye tu. Ubu ngubu bitambwira yuko atahari sinari kuza. Yego ese ko gutinya. Era umukobwa arakazi yahuye n'umutima kabisa. Okay, ahandi se byagendaga akazi kari kugenda neza. Ni buke nyine 300, 400 bagataha. So urumva biba bigoye ariko umuntu abonye 500 700 araza akaryama tu. Akaryama akamucacara akaryama kabisa. Okay. Arasi sakuguye neza ari ikibazo. Wagize neza cyane ahubwo ni kwa nakaza ntekereza ati uko umuntu uzamwitira Imana. Oya nta kibazo ni ibisanzwe. Sibyo. Si ibisanzwe ibi nka biriya ngo si ibisanzwe. Oya birasanzwe. Birakomeye. Nabuze uko nakwitura tu ariko nyine hamwe n'Imana ubundi umuntu yakugendera avuga ngo azakwitura ariko Imana izagumugisha. Nta kibazo ndabakiriye. Izagumugisha. Ese ahako nyine ntubifata ukundi hari ikibazo mubajije. Ahako nyine ntugire ngo ndakwinjiriye cyane mu buzima. Umbaje ntari nagusubiza nimba utari ibintu bya danje cyane. Nyine ni ibintu bisanzwe nuko nyine mba mbanje kukwiseguraho kugira ngo kugira ngo wenda nshobora kuba nangiye kukwinjirira cyane. Nta kibazo.
Afurika bisa. nashaka kubaza ugira umusheri nabubaje kabisa nta musheri mfite kubera ko urabizi ubuzima umuntu aba abayemo si ubwo gushiramo ubundi muntu aho ngaho niyo mpamvu nabaye imbizi nta musheri mfite kabisa none se hari ubuzima buhari buvugwa yuko umuntu atabugiramo umukunzi ntekereza ko nyine igihe bitaba hari igihe umuntu yaba atagihumeka yapfuye nyine nkamwe muri abakire birumvikana uko bitekereza ariko naje nk'umunsi nawe mukire nzabitekereza oya ibyo nta hantu bihurira nyine no kuba wagira umusheri usa nta n'uwo urakunda ngo ubu rero urakunze gukunda umuhungu wese arakunda urumva ahubwo aravuga ngo nimukunda nzamuheza iki n'iki isi waje oya ntabwo ari we urumva umuhungu wese arakunda umuhungu wese muri rusange barakunda ariko uravuga ngo nimukunda ndamuha iki nzamuheza seta uko abakobwa bo musigaye mukunda abantu bafite ibintu bifatika biranga oya ibyo ngibyo ntabwo bihurira n'urukundo kabisa kandi ntabwo abakobwa bose baba bakeneye ibyo bintu uri ugutekereza sibyo yewe nuko bimeze abajene bose nuko iyo bakenye baza batekereza kumwe oya webyo bunze yanjye bazi ko nta soni mugira haba wowe haba uriya mwese nta bwenge mugira muri injiji umeze nkawe naho mutaniye nta n'isoni n'ibisatsi bibi cyane ndabona utangiye gusirimuka da neza wani uziko nuko yakubeshye biransikije aho nawe ugiye inkuru mwaburi uba warabimenye gute ariko si ubwo umwana ugara nkanjye w'umujene ikintu cya mbere ni amakuru ubu uri umujene aho usengeye agira mu nda ya mama bari barabwiye ko nzavuka nkahita mba umunyamakuru kubaka kariyeri byarananiye ngomba kuba umunyamakuru nyine wo ku mpande n'impande ngagabanye umubwire nambwira nasigaye mbona ugira menshi ayo nayo ni amakuru ugiye ko ni inkorora aho rero hamwanza asigaye azana mu nzu agatuma hazamo imyuka itera abantu inkorora sha wa mukobwa urirata uziko ari igenge ngira umwenda kuva ku ruhande rwawe mana uricinze uretse utaravuga ibyo kuva ku ruhande rwanjye maze mubwire icyo nshaka kukubwira urumva kirashaka kukubwira aho kumva bari cyemeye ndabizi ko nta kintu wanyu sibyo ugifite pe shoma okay noneho ndashaka kukubwira ndashaka gusaba urabona uriya muhungu amaze kuba isereri iwacu isereri ndaca nkamubona nabyuka nkamubona najya koga nkamubona najya kuvoma nkamubona najya aho se ujya ku nzu yo kwenda yige wajya uguma iwanyu ikibazo tubara mu gipangu kimwe kandi abari hanze azenguruka nka roho mbi nakijya ku bandi nkamubona najya kuri botike nkamubona mbese yanteye nk'umuntu none ufite aleriji mbere kirashaka gusaba kandi umukobwa wacu yarashinze yarashikoye sinzi ibyamba mbona nyine bamenye nk'aho bari kuroza cyane ukuntu sibyo akazi rero nashaka gukora kuragira akazi ni akazi sheri kandi ndabizi we nta kintu kiba kikunaniye cyane cyane iyo hajemo akazi wayinkoreye neza cyane cyane iyo hajemo akazi sawa ubwo rero ndashaka uriya muhungu ko umukunda ntabwo nkubwiye ngo umukunde ujyane n'uwo mutima wawe umeze nk'uw'abana batoya bagenda bakagenda batwaye byose
umwikundisha apara kumukunda urukundo rwa nyarwo kandi nawe ndabizi ko utakundira umuntu umeze kuriya sibyo noneho ujye kumwikundisha mukunde uzatuma gukunda okay the guy nzatuma nkunda yego kandi byibuze nko muri nka 1 week basi biza nzabe maze kubona nyine proof yerekana ko icyo gikorwa kiri let's read yego say less ikindi ntabwo wemerewe kugira ute kumukunda bya nyabyo don't worry ngiye ku kazi suri bumembe cyane nzaba mukunda nshaka iki cyetse nabo nabyo nimba ugomba gutuma yanga Chanel agakunda wowe nazongeye kwita kuri Chanel yanga ibyo mbarasohoye aramufashije barogeje gufura nuko ntago birambishaka ntago iramboho wapi we mukundane n'ubundi we n'unkera ahunde we cyane n'utabona amafaranga wanyuri n'imbobo nuko nyine bro datangira kuzana minuza rero urumva byari benshitse sawa ako kuri kuraryana kubizi ko kuryana se kucyo kuvuga nye nashaka kumvisha ko wowe uzabishobora kubera ko umbwire ntacyo birabihe nawe wabinyuzemo nyine uzabikora neza oya shasho ni wivuga gutyo ngo no kuri birancitse no kuri birancitse niko kundi mvugisha ukuri nyine cyane sorry yari cyagushinyika mbwira sorry darling abisi umva ndabimubwire babuza bikora neza agukunde ye cyane cyane ubuhungu nka buriya baba bufite imitima yoroshye ese undi n'amafaranga ngaho turi kuvuga hano amafaranga kubizi njye n'abantu amafaranga yo kuguha we ntacyo ushyiriho avansi wowe ugiye kuza wambara utuntu dutuma gukunda uze mu rugo kudusura uri sexy akubone ntushoboye uzajya uza buri munsi ntushoboye uzajya urara no mu rugo ahubwo muri iyi minsi ntushoboye uzaze kuba mu rugo kugira ngo mujye duhorana dore tuganira claque aho mwabana ninjije iyo babonye abakobwa bameze nk'amwe bahitamo abakunda ntabwo yakwanga rwose ndabizi babyita kubona ishitangi gasa n'urwari wambaye ntabwo uzamukunda nyine se sibyo nyine ndiko kubwira agomba guhita yanga Chanel akankunda kubera mbonye right akore n'umukunda nibyo nagenda dusohoke bro amafaranga mbere yuko saa 2 z'iri joro zigera abe yageze kuri konti yanjye cyangwa kuri nicyo mfa n'abantu rero mwabaye imbobo nta kibazo hano turi kuvuga ku mafaranga you can call me whatever you want amafaranga okay sawa password ya phone yanjye naguyize tugende ndabari Meza neza. Murakoze cyane kabisa. Merci beaucoup.
reka tuvuze ngo utaje waronze reka uhagarare neza ndakumenya inshuti nshyashya waba barigagara neza hagarara neza nyine kuri distance oya uzi ko waneza abantu ndabizi ko uri mu gipangu harakinze ariko waneza abantu hano aba bantu hariya reka ukuvuye iriya maguru karitsiye yose urabona ko ejo ni mwiza simbikunda simwe mu kandi hagarara hariya nta nimero n'umwanya telefone yazina It's okay. Ndakora ibyo kuri ibi. wabibwiye basi uhagaze neza Okay, it's okay, nothing. Ugahagarara amubwira umbwira ibyo ushaka umbwira nimba ari umuntu ushaka kurebera ndamukurebera hano hanze Amukurebera neza. reka hano hose waje kwifotoza Amushimiye ko mubonye. Mani, iki gipangu Imana ari kuburesinze nuko Imana ishyize cy'abagabo gusa. Winukisha. None ntabwo uri satana ariko ni Mansu, umuntu wawe excited gushaka kumukoraho. Ufite umugore? Okay. utagira umugore cyangwa bisobanura ngo none aje waze kuneza hano mu gipangu harimo abantu benshi But we here, we just named you, okay? Okay? Okay, go ahead. Hey! Oh, yeah, okay.